ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya mbere cya Noheli, tariki 26 Ukuboza 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Stefano wahowe Imana. Ng'amasomo agiye kutwegereza Imana kuri uyu munsi mikuru ya Noheli. Ng'amasomo agiye kutwegereza Imana, isomo ry'abinyo mu bitabo byakozwe n'intumwa, umutwe wa 6 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, n'umutwe wa 7 umurongo wa 54 kugeza ku 60. Stefano ko Imana kamusendereje mu butoneshwe n'ububasha, yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu mu isengero ryitwa iry'ababohowe hamwe n'abanyasireni n'abanyalegizandiriya n'abantu muri Silisiya n'abo muri Aziya batangira kujya impaka na Stefano. Nyamara ntibashobora guhangara ubuhangange bwe kimwe na Roho wamuvugiragamo. Amagambo ya Stefano arabarakaza, bamuhekenyera amenyo. Naho we yuzura Roho Mutagatifu, ahanga amaso ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Nuko aravuga ati, dore ndabona ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Bahera ko bavuza induru, bipfuka mu matwi, maze bamwiroheraho icyarimwe. Baramukurubana no hanze y'umujyi, bamutera amabuye. Abamushinjaga bari barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Igihe bamuteraga amabuye, Stefano asenga agira ati, Nyagasani Yesu, akira ubuzima bwanjye. Nuko arapfukama maze atera hejuru ati, Nyagasani, ntubahore iki cyaha. Ngo amare kuvuga ibyo araca. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 31. Nyagasani, shyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe. Mbere urutare rukomeye n'urugo rucinyiye nzakiriramo. Nyobora undandatubigiriye kubahiriza izina ryawe. Shyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, niwo ncungura uhoraho Mana nyir'ukuri. Nzabyina nishimira cyane ubudahemuka bwawe, wampaye gushinga ibirindiro unshyira ahagutse. Uruhanga rwawe nirumurikira umugaragu wawe, maze unkize ugiriye impuhwe zawe. Mbega ukuntu ibyiza wageneye abagutinya ari byinshi, ubiha abo ubereye ubuhungiro bose, kandi ukabigabagwizaho rubanda rwose rubyirebera. Nyagasani, shyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 17 kugeza ku 22. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, muritondere abantu, kuko bazabagabiza inkiko zabo kandi bakabakubitira mu masengero yabo. Bazabajyana imbere y'abatware n'abami, ari nge muzira, kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe rero bazabagabiza inkiko, ntimuzakurwa umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga. Icyo muzavuga muzakibona icyo gihe, kuko atari mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Umuvandimwe azatanga uwo bavindimwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana we bibuko, bazahinduka bababyaye babicishe. Muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzakomera kugeza ku ndunduro, uwo ni we uzarokoka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uzakomera kugera ku ndunduro, uwo ni we uzarokoka. Bayoboke b'Imana, nimugire Noheli nziza. Turi mu gihe cya Noheli. Uyu munsi uratangaje cyane, akenshi dukunze no kwibazaho. Ariko ubundi guki Kiliziya twari mu byishimo bya Noheli ndihaciye kabiri, nuko tugiye kubona tubona twambaye umutuku, kandi twatuzi kumweru ari umutsindo, ari byishimo, none duhitiye mu maraso, mu rupfu n'ibibazo. Ese Kiliziya yaba yibeshye? Kuki Stefano turi kwiyambaza ahita aza aka kanya nk'aho w'Imana amaraso? Aya maraso koko kuki? Aha, bayoboke b'Imana, uyu munsi twawibazaho. Ntabwo tuza kujya kure ya Noheli, kubera ko Noheli bivuga ivuka. Kuki se Stefano we ataba ari kuvuka? Aha niho tujya kureba aho agiye kuvukira hariho. Abitwa ba Stefano turabasuhuje, Etienne ndetse na Steven. Amazina yose ko ari 3 namwe, nuko abantu benshi bikundira Steven Icyongereza,
ariko ubundi namwe turabasuhuje nimwubahwe. Amasomo twateguriwe ya Noheli aratuganisha kuri Stefano tugiye kuvugaho, kugira ngo turebe uburyo yakurikije ivanjiri, uburyo yiganye Yezu umwana w'Imana wigize umuntu, nuko nawe agahorwa Imana. Turazirikana ku ngingo yo kwigana Kristo. Umuntu wese wa Kristo aramukurikira ndetse akanamukurikiza. Nawe ngero urebe niba ujya wigana Kristo, uramukurikiza, uramuvugira cyangwa uramuvuguruza. Turaza kubona ingingo eshatu ziza kudufasha guhimbaza umunsi mukuru wa Stefano. Ingingo ya mbere turaza kureba amavuko atatu y'umukristo. Ingingo ya kabiri turaza kureba ahantu hatatu umukristo agomba kureba kuri Noheli. Aha gatatu turaza kubona intego y'umukristo ingana no kuba umudiyakoni, umuhereza. Reka duhere ku ngingo ya mbere, amavuko y'umukristo. Bavuga ko umukristo wese agira amavuko atatu anyuramo. Byumvikana utari umukristo ashobora kugira ari munsi yayo. Ivuko rya mbere ni munda, uva munda ya mama wawe ukaza ku isi. Ivuko ryo ku isi, naissance biologique corporelle. Ivuka rya kabiri ni batisimo. Batisimo iduha kuvuka bundi bushya, ntabwo ari ku isi ahubwo ni muri kiliziya. Kuvuka bundi bushya, kuvuka muri kiliziya. Hanyuma ivuka rya gatatu ni urupfu, la mort. Urupfu rutwerekeza nk'umukristo kwivuka bundi bushya, ivuka ryo mu ijuru. Umwongereza ati womb to the tomb, ngo nuvuka mu nda ujye urya urimenge, kuko hazashira igihe cyaba gito cyaba kinini uzaba uri kugana kumva n'ubundi. Rero muri aka kanya twongere twibutse Stefano uhituza nyuma ya Noheli gatoya. Yezu nkoje twabizirikanaga yavukiye ahantu hadasobanutse, avukira mu kavure, avukira mu biraro, abari abashumba baza kumuramya. Nyinsuzugurwa yose ndiyaciye kabiri, duhise twumva nanone undi umukurikira, uje kumukurikiza. Uwo ni Stefano. Mu gihe Yezu avutse hahise haduka impande ebyiri. Hari uruhande rw'abashumba ndetse n'abami baruriho bazaza kumuramya bakamusingiza. Hari n'urundi ruhande rw'abaherodi, abicanyi, abagome, abanyeshyari. Iri shyari rero niryo rizakomeza kuranga ribakegeta kugeza ubwo bashatse kumwica. Rero iri shyari niryo nanone dukomeza tuzirikana ryateye abo mu gihe cya Stefano kumugambanira. Ngiyi intandaro y'impamvu turi guhimbaza Noheli ya Stefano, ivuka rye mu ijuru. Ni nka turi guhimbaza Noheli ya Stefano, uwakurikiye Kristo, umumaritiri wa mbere, wahoye Kristo bwa mbere, wahoye Imana bwa mbere, wa Yezu Kristo umwami w'abami uje mu kavure. N'ubundi hari benshi bagiye kumuhorwa. Uwa mbere tubonye ni Stefano. Ngaho amavuko atatu Stefano ntanyuramo, mu isi, mu kiliziya ndetse no mu ijuru. Ingingo ya kabiri, ahantu hatatu umukristo areba kuri Noheli. Aho twabibonye mu kiganiro cyashize, hari ahantu hatatu mu gihe cya Noheli umukristo wese agomba kureba. Amayobera atatu yibanze y'ingenzi aranga ubuzima bw'umukristo. Iyobera rya mbere ni iyobera ry'ikirugu, la crèche. Mu kirugu tuhabona ubwiyoroshye, Imana yiyoroshya, Imana ikunda abantu, ikemera kwicisha bugufi, ikemera no guseba kugeza n'ubwo igeze mu kiraro, gusebera mu kiraro, la crèche, akavure, ikirugu. Aha kabiri twabonye umukristo areba koko bikamuviramo umukiro, cyane cyane kuri Noheli, ni kuri Ukarisiya. Muri Ukarisiya gushengerera, guhura na Kristo, guhabwa Yezu. Iryo yobera Yezu yigize Ukarisiya kugira ngo aducungure nk'urukundo, kimenyetso cy'urukundo, kimenyetso cyo kwicisha bugufi, kimenyetso cy'urukundo. Rero umukristo arahareba cyane, agashengerera, agahabwa Kristo. Nk'umuntu wese nanone ugambiriye gukurikiza ndetse no gukurikira Kristo, Kristo Noheli yacu. Aha gatatu umukristo atakura ijisho ni ku musaraba. Umusaraba nk'ahantu duhurira n'Imana. Yezu nanone wasebeye hariya akangana n'ibisambo ruharwa, bakamubamba
iryo shyari ryakomeje gukurikirana abantu mu gihe cye, nta niryo turi kuzirikana ryakurikiye Stefano. Stefano rero akaba yarapfuye ahowe Kristo, akaba yarapfuye akurikira kandi akurikiza Kristo. Bamwishe nka Kristo, bamwishe kimwe na shebuja. Yapfuye asabira bishe nk'uko twabizirikanye, nuko araca, niko basoje. Na Yezu nawe nuko araca. Ibi byose rero birerekeza ku ishyari, ubugome buri mu bantu, ariko icyo tugomba kurangamira ni Yezu uri ku musaraba. Ngaho rero tugomba kureba amayeri atatu arajyana. Nta kuvuga ngo mbonakiriye Noheli twishimye, twariye, twanezerewe, ariko tuzirikane ko Yezu na Bikira Mariya ndetse na Yozefu batishimye nk'uko twishimye, kuko umubyeyi haciye kabiri arabyaye, none baramuburagije, batangiye kumugirira ishyari, akana ke k'agahungu yariboneye, none bagiye gushaka gukica. Ibi nibyo byaranze Stefano, nawe bamwica kubera ko nyine ari kuvugira Imana. Ngaho nawe iyo ushe mugenzi wawe uvuga uti ndi kuvuguruza Imana. Hari igihe abantu batubwira ukuri, bagatubwira ibyiza by'Imana, twebweho kugira ngo tubumve, tugatangira tukabagirira ishyari, kubahimbira imigambi mibisha, kubarimbura bitabuze. Rangamira ikirugu, rangamira Yezu Mukarisiya, rangamira umusaraba. Ngiye Noheli yawe, ngiye Noheli yacu, ngiye Noheli ya Stefano. Ingingo ya gatatu, intego y'umukristo ni iyihe hano ku isi? Nta kindi usibye kuba umugaragu wa Nyagasani. Kumvise mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uburyo intumwa zakoraga imirimo myinshi, kugabura, kwigisha ijambo ry'Imana. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bashyiraho urwego rw'abadiyakoni. Abadiyakoni bashinzwe mbere na mbere imirimo ibiri y'ingenzi. Umurimo wa mbere ni ukugabura, partage, kugabura ifunguro, ndetse no kwita ku bapfakazi n'abakene batabuze. Ngize inshingano z'umudiyakoni ku ikubitiro, kwita ku bababaye. Umudiyakoni, diakoni ni ijambo ry'ikigereki rivuga ngo diakonos, mu kilatini servus servorum cyangwa servante, aho se berekeza ku ijambo umugaragu, umucakara. Babandi bagomba gukorera abandi, abandi bagomba kuvunikira abandi, abandi bagomba guhura n'ibisebo kugira ngo barusheho kujya agaciro imbere y'Imana. Niyo cyaranze Stefano, batangira bumuvuguruza, nuko birangira bamuteye amabuye araca. Yanga kuvuguruza Imana mpaka ageze ku ntego yo gukurikira ndetse no gukurikiza Kristo. Naro rero wongera urebe uno munsi, iyo bavuze aho w'Imana, hari igihe cyinshi twumva n'uwamenye amaraso, n'ubishe, ariko guhorwa Imana ni ubuzima bwa buri munsi. Ni ibikorwa dukora byo kwitanga, kwigomwa. Ni ibikorwa dukora kwanga guhakana ubukristo. Ni ibikorwa dukora by'urumuri bya jambo Imana wigize umuntu. Urumuri rwaje munsi Yezu Kristo, tukamukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Intego ya Stefano ni mpaka ageze ku Mana, utandavuye, utagiye mu buhakanyi, utagiye mu ngeso mbi, mpaka ukurikiye Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu muryango w'abihaye Imana, ngo wakiraga abasore n'abashakaga kwiha Imana. Nuko igihe kimwe kiza kugera, abihaye Imana baraza, basore benshi baraza kugira ngo bimenyereze nabo baziha Imana. Nuko umukuru w'umuryango, kubera ko hakundaga kugenda abashyitsi benshi, bakundaga kwakira abantu b'ingeri nyinshi, nuko umukuru w'abihaye Imana akajya agura nyine utuntu two kwakiriza abashyitsi, akadushyira muri stoke hirya, harimo ibyo kunywa, ibinyobwa. Nuko yajya kongera gusubiza amaso muri stoke ahantu yabikaga bya binyobwa, agasanga byagiye, akongera akagura ibindi, undi munsi agagura ibindi, agasanga none byagiye. Nuko neza amaze kubona amafaranga, amaze guhatikimbira, amaze kuba menshi, hafi amadeni menshi, afata icyemezo akinga ya stoke yabaga mu bya binyobwa. Bishoboke ko yakekaga ko ari babanovise, babandi bari kwitoza kuziha Imana, ari bo babi bazanzoga, ari bo bafata kuri bya binyobwa bakanabimara, bakabibabaza, bakabinywa batabibabarira. Nuko ngo amaze gukinga aricecekera. Hashize igihe
umunovisi umwe mu biteguraga kwiha Imana araza maze aramwegera aramubwira ati umva rero nyuma yuko tubonye utakidufitiye icyizere wakinze utwara urufunguzo rw'icyumba cyari hari ibiryo cyari hari ibinyobwa ubu rero ndabona ubu buzima ndabushobora kuko sinshobora gutinyuka kwigomwa umugore nkigomwa umukobwa mwiza noneho nkazabura n'inzoga nkazabura n'icyo kunywa nkazabura inzoga zose zajyaga zinyobwa ninjyaga wazinyoye kuko ntabwo nanone nawe urumva ko ntakwigomwa ibintu byinshi ntakwigomwa umugore ngo ntagize nigomwe n'inzoga rero niba rukomeze musigarane ibyanyu musigare mwenyine ndikomereje ubuzima bw'ahandi no kongera kwigomwa n'ubundi mwari mwaranshakaje nuko mu gutaha Superieri amwibutsa ibintu bitatu biranga ubuzima bw'abihaye Imana. Icya mbere uwihaye Imana agomba kwigomwa akigomwa ikibi agakora icyiza agomba nanone kwibabaza kuba mu buzima butari ubw'umunyenga umudamararo gufuraha ahubwo ubuzima bwo kwigomwa ikibi kwibabaza ugira ngo ubabarire abandi kandi wigane Kristo. Icya gatatu ni ubuzima bwo kwitanga ntabwo gusa dufata iby'abandi ntabwo dusesagure ahubwo n'ubuzima bwo kwitangira abandi kwitanga n'umutima wose. Nuko wa munovisi abyumvise aravuga ati urabeho sinshobora na rimwe kuzaba narigomwe gushaka umugore ngo nongere ngaruke nigomwe no kwigomwa ibinyobwa kandi sinabaho namwe nzo guko mbyumva ngo nzibabaza uko nzumva. Rero musigara amahoro na n'ubu ntaragaruka yagiye iwabo ngo ntashobora kwigomwa ubuzima bwe ntashobora kwigomwa ibyo bintu byose bishoboye ko yanze yabihaye Imana nyuma y'uko yagiye yaje kubona umutekano usesuye wibatunga birimo kwigomwa kwibabaza no kwitanga. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe icyo nicyo bita le martyr guhorwa Imana ntabwo ari amaraso gusa ameneka y'umutuku ahubwo haba n'amaraso y'icyatsi ya maraso yabikorwa by'urukundo dukora byo kwitanga mpaka tugeze ku intego yo kwitangira abandi kwigomwa ikibi tugakora icyiza kubabara mu kigo cy'abandi ukemera ukababara abandi bakababarirwa. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe reka dusoreze ku tuntu dutatu dushobora kugufasha kongera gutekereza uko nawe wigomwa uko ubayeho niba ubuzima bwawe uri gukurikira Kristo no kumukurikiza. Icya mbere mugabo mugore muntu ushinze urugo ukaba nta buryo ugaragaza ko wahowe Imana ubumaritiri bwawe muri urugo rwawe ukawufatanya byose ukabonja byose nk'ubonja ku bigage byo mu isoko ubuzima bwawe haba ari akavuyo uhindura abagore uhindura umwenda w'imbere uhindura abagabo uhindura umwenda w'imbere kandi uwo mwashakanye wuje amahoro amasezerano ntacyo akubwiye warasezeranye ariko uri infidèle uri umuhemu ubabaza umugore wawe ukabaza umwana wawe ukababaza umugabo wawe uwo mubana waramubabaje ukanywa inzoga ukazibabaza uwo mubana nawe ukamubabaza. Muri make wowe wigomwa iki nk'umuntu uri mu nzira yo gukurikira Kristo no kumukurikiza. Hari kenshi abantu bashinze ingo bavuga bati kwiha Imana kwiyegurira Imana guhorwa Imana nibyo abihaye Imana nyamara no mu rugo rwawe buri wese yiha Imana ku giti cye bitewe na Nyagasani yamuhamagaye ariko niba uvanga nawe ukamera nk'uriya munovisi ati sinakugomwa ikingo ngaruke nigomwe n'iki. Erega ubuzima bwose no kwigomwa ntacyo ushobora kugeraho cyiza utigomwa ikindi nanjye kuvuga cyiza cya kintu kigushimisha wa mugore ugushimisha wa mukobwa ugushimisha wa musore ugushimisha wa mugabo ugushimisha ukageraho ukamwigomwa kugira ngo ushorere neza intego yawe hataje n'ejo bundi imbeba zitazayikegeta. Aha kabiri reka tunyarukire mu rugo rw'abihaye Imana ukurira ifoto mubyeyi umurira ifoto y'umuntu wihaye Imana ukaviwanya uti ngiye kwiha Imana ariko n'ubundi ukaho mu buzima bwo kwivanga kuvangavanga
kubonja ku bigage byose biri mu isoko byose, ukagenda ubonja hino ubonja hirya, kugeza igihe tutamenye ese ushinze urugo, ese wihaye Imana, ubaho mu bukene, ubaho mu bumanzi, ubaho mu kumvira, ubaho mu kiwowe. Tumenye niba wihaye Imana, tumenye niba ushinze urugo, tumenye niba, ku buryo umuntu atamenya aho gufatira. Wavuye mu rugo uvuga ko usize abasore, usize abakobwa, usize, ariko bikaza kurangira byose ahubwo uri wowe gusabira, kuvangavanga. Uwe le martyre vraiment, aho ngaho harimo guhorwa Imana birimo. Twongere turi ubuzima bw'imvange tubamo, ku buryo utapfa kumenya neza icyo uri cyo. Determination, intego yawe ni iyi. Ubundi ngicyaranze Stefano iryo shyaka kamenya kuvangura ubukristo n'igitari cyo. Ubuzima bwacu akenshi usanga tuvangavanga, ntumenye aho bagufatira, ntumenye aho bagufata. Reka dusoreze ku itegeko rya nyuma ryaranze Stefano mutagatifu: guhorwa Imana, c'est tenir ses engagements jusqu'au dernier soupir, jusqu'à la fin. Guhorwa Imana no gukomeza amasezerano yagiranye n'Imana kugeza ku ndunduro. Nta yandi ni yandi muri batisimu, dusezerana muri batisimu, kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Stefano mutagatifu, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.